Umwana w'umuhungu ndetse na papa we umubyara bafashe umwanzuro ugayitse, umwanzuro mubi cyane wo kwica umubyeyi wabo. Ni umumama wishwe n'umugabo we ndetse n'umwana we w'umuhungu, yishwe urupfu rw'agashinyaguro aho yaciwe umutwe ndetse akatwa ibice by'umubiri bigiye bitandukanye, harimo umutwe, amaboko ndetse n'amaguru. Ni urupfu rubi cyane rw'agashinyaguro. Uyu mubyeyi yishwe nk'itungo ndetse abaturage ntibahwema kuvuga ko atishwe ahubwo yabazwe. Ni inkuru y'incamugongo ngiye kugarukaho muri aya masaha. Kameze ikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News. Nshimira mwese mwakoze subscribe, nkubwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugira 5/5. Akenshi nkunda kubabwira ngo ni byiza ko umuntu yumva amakuru ariko donc akareba inama ayakuramo. Iyo umuntu yumva amakuru ariko ntagire ikintu yakuramo nta kintu mumarira. Ni inkuru y'incamugongo umuntu atabona uko asobanura. Ni inkuru y'incamugongo yabereye hano Nyagatare. Birababaje cyane. Ni mu murenge wa Rukomo, mu mudugudu wa Nyamirambo, akagari ka Rurenge. Ni mu gihe rero umugabo uzwi ku mazina ya Nizeyimana Jacques yari umwarimu yigishaga mu kigo cy'amashuri, n'umwana we witwa Niyogisubizo Jacques uzwi ku izina rya Subi. Bafashe umwanzuro wo kwica uyu mubyeyi Mukandatira Julienne. Bivugwa ko rero uyu mumama cyangwa se umubyeyi yabanaga n'uyu mugabo ariko bakabahana mu makimbirane adasanzwe. Hanyuma rero uyu mubyeyi nyuma yo kurambirwa amakimbirane no kwiha amahoro aza gufata umwanzuro wo kuva muri uru rugo aragenda. Uyu mubyeyi kuza kugaruka ko amashuri yatangiye, amazu y'amashuri yatangiye ku itariki 8, aho rero yaje kuba aza kureba umwana w'umukobwa yasize muto cyane kugira ngo asubire ku ishuri. Umugabo we n'umwana we baramufatirana, baramutema, baramubaga, bamugira nabi, amabere bashyira ukwako, umutwe, amaboko ndetse n'amaguru. Ibyo bice byose bakase uyu mubyeyi babijugunye mu busarani. Ni mu gihe uyu mwana muto cyane bishe umubyeyi we, uyu mwana arimo abireba. Ni inkuru mbi, ni igikorwa cy'ubunyamaswa, ni ubwicanyi ndengakamere bwakorewe Julienne mu maso y'umwana w'umukobwa, umwana we muto cyane. Birababaje. Mundebere namwe ishusho uyu munsi imiryango iri kugenda isigira abana. Hari ibintu bitandukanye turimo kugenda tubona mu miryango by'impfu za hato na hato, ubwicanyi. Birababaje mwa bantu mwe. Hari ibyo umuntu abona akabura uko abivuga, ariko buriya byanga bikunda no gusenga kuko burya abanzi b'umuntu abo mu rugo rwe ataba Imana yonyine gusa, naho ubundi ntabwo byoroshye. Hari nubwo rwose dushaka gutekereza ko ari Satani yamuteye cyangwa se ubugome, ariko ibi ngibi ntabwo bikwiye. Ni mu gihe umuhungu we mukuru yahageze rero, ubwo umwana yari amaze gutaka ati mama barimo kumwica, itakorere hano, umutwe bawujugunye, ibi n'ibi. Abaturanyi baza gutabara. Umuhungu yageze bwa mbere asanga igihimba kirari nta maguru gifite, nta mutwe, nta maboko, nta n'amabere, ndetse n'igihimba nacyo bacyangirije cyane. Ni mu gihe rero ibindi bice byari byajugunywe mu musarani. Abaturanyi bahageze baje gutabara, babona ibyo bice by'umubiri uburyo, babona mbega uburyo rwose umudamu yishwe nabi, bagira agahinda gakabije. Nta kundi bamaga inzego z'umutekano, polisi zaje kuhagera. Uyu muhungu yamaze kuhagera rero, umuhungu we mukuru
yamaze kuhagera, donc bahise bafungirana ise ndetse n'umwana mutoya uzwi ku izina rya Subishe nyina. Ubundi polisi zimaze kuhagera bafungura wa muryango, bamaze kuwufungura uyu mugabo abasha kurwanya inzego z'umutekano, yahise araswa, uyu mugabo nawe asiga ubuzima. Birababaje, umwana abaye imfubyi, abana babaye imfubyi, ndetse birababaje kugira ngo amabere yakonkeje nk'umwana ufata umwanzuro wo kwica umubyeyi wakonkeje ubwo twise amezi 9. Birababaje mw'abantu, ni ugusenga cyane kubera ko satani mu miryango asigaye yarayibasiye, impfu za hato na hato rwose zirimo kugenda zifata intera ndende. Twihanganisha umuryango wa nyakwigendera, abana basize, abaturanyi muri rusange, Imana ikomeze kubarinda. Kora subscribe.